iyi ni channel yitwa Ndizi Note, inyuraho amasomo y'umuziki atandukanye, kuririmba, gucuranga gitari, ndetse no gucuranga piano. Bibutsa yuko kandi ku muntu wifuza kuba yatujoininga cyangwa se yajoininga kwiga mu buryo buri professional, yakwandikira iyo nimero iri hasi muri description, umuntu akabasha kuba yamusobanurira birambuye. Nihuse rero uyu munsi naje twagiye ku isomo ryo kuririmba, niryo tugiye kurebana, isomo rya gatanu, isomo ryo kuririmba, vocal resonance exercises, practicing vocal runs. Kuvuga ngo tugiye kureba ku bijyanye n'imiririmbire, ariko twibande kuri resonance exercises. Ndaza kubaha ama exercice ariko y'umwihariko yandi kuri ahangaha turiga gusa bisanzwe, ariko ama exercice yandi agiye atandukanye yo nzajya nyabaha mu bihe bizaza. Turabanza turebe ku cyo twita resonance. Resonance ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze resonance mu bijyanye n'imiririmbire, ni nyiramubande. Umuntu ashobora kuririmba ariko abasha kumva ko hari akantu kameze nka ka nyiramubande ukuntu mu bijyanye no kuririmba. So iyo resonance irafasha cyane kuko wumva ko ijwi ryawe ridafunze cyangwa se ritari broke. Yes, nicyo twita resonance. Hari imyitozo igiye itandukanye ya resonance, nzagenda nyibaha, nzayibategurira kuko hari imyitozo mwabonye nabahaye yo kuvuga ku ma vowels, imyitozo ya pitching. Niba utarayibona hari video yindi yabanje, uceho ubanze uyirebe. Ni imyitozo myiza cyane, mu gihe kingana n'iminota 10 ushobora kuyikora, ukajya uyikora buri munsi. Vuga kuri ya myitozo ushobora kujya uyikora buri munsi. Kuyikora buri munsi hari ikintu ushobora kugenda ubona gihinduka ku bijyanye n'ijwi ryawe. Yes, navuga kuri resonance rero hari imyitozo igiye itandukanye kuri resonance, yitwa humming with placement, aho dukoresha M sound yo guhuma. Hakaza indi myitozo ya gradually open, ni imyitozo dukoresha yose muri resonance. Ni ukuvuga ngo umwitozo wa mbere ni humming, no guhaminga n'ubundi dukoresha kuri resonance kugira ngo turebe uko ijwi ryacu twarikora rikaba rifite nyiramubande. Tugira icyo twita lip trill. Lip trill nabwo ni uburyo dushobora gukoresha nabwo mu rwego rwo kugira ngo iyo nyiramubande nayo tuyikomeze, cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo habeho balance, umwuka usohoka neza mu ijwi ryacu. Hakaza icyo twita nanone vocal resonance training. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye no kuvuga inyajwi mu buryo nabwo bugiye butandukanye. Bibutsa yuko nimo ndagenda mbabwira imyitozo, ariko ndaza kuyivugaho gatoya, nanabaho urugeroho gatoya gusa. Ndaza gutegura next video ibigaragaza, cyangwa se next video noneho yo kubikora mu buryo bwa nyabwo, nkuko hari video nabanje y'imyitozo nabahaye. Ndaza kubaha video yo kujya noneho muri practicinga mu buryo bwa nyabwo bwa buri munsi. Yes, mwitozo wa kane ni nazo or chest resonance. Kuvuga ngo nazo cyangwa se chest resonance nawe n'umwitozo dukoresha muri resonance. Kabiri ni ugupracticinga ku bijyanye na vocal runs cyangwa se ku ma runs. Ari ukuntu ujya kumva umuririmbyi kumva ararimbye utuntu nk'utwo nyine tugenda tuzamuka. Ibyo ngibyo nibyo twita runs. Runs nazo rero hari imyitozo yabyo yabugenewe abantu bashobora kugenda bakora. Hari yitwa slow motion runs, hakaza yitwa pentatonic scale runs, hakaza yitwa breakdown fast runs, hakaza yo gukoresha metronome,
hakaza ya sing alone with the learns from gospel artist, ibintu nk'ibyo ngibyo, no kugira uko wigiraho kuba artist bagiye batandukanye. Ni ibintu byiza cyane. So ndakeka ari ibi ngibi byari mu isomo ry'uyu munsi, mu isomo rya 5 twari turi kureba ku bijyanye na resonance exercise. Ube update, hari isomo rindi ngomba gukurikizaho noneho byo kubikora imyitozo tunayikora neza, ubasha kuba wayumva cyangwa se ubasha kuba warigenderaho kugira ngo ubashe kuba wakimprovinga imiririmbire yawe. Twavugaga kuri resonance exercises, tukavuga n'uburyo bwo gupracticinga amanuza vocal runs. Yes, ni risomo ry'uyu munsi twari dufite rya 5. Nizere neza yuko mwabashije kuba mwaryumva. Ikintu cya mbere nzajya ndibanyurizeho ndibumvishe, then noneho second video nje nkora noneho pratique ku buryo mubasha kuba mwarikurikirana. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ku bibazo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ibyifuzo mwabishyira muri comment, tugakomezanya uru rugendo rwo kwiga umuziki. Mugire ibihe byiza.